Inshuti bakunze ibintu Mwagakiza TV online, turasuje kandi tubashimira ko iteka ryose mukunda gukurikira iyi televiziyo ikora kuri YouTube. Tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi mugamije kumva icyo tuba twabateguriye kigamije kugira ngo imitima yacu irusheho gukomeza kwegera Imana ikomeze gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe abantu bose muteze amatwi iki gitangazamakuru. Rero uyu munsi muri byinshi byo tubategurira twabacakiye umutangabuhamya, tugiye kubagezaho ubuhamya. Imana irakora, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana igira neza, Imana hari ukuntu ijya ibigenza igacisha umuntu mu bintu bikomeye ariko nanone ikazamuhindura umuntu ukomeye. Rimwe na rimwe abantu bakanibaza ngo kuriya muntu ko n'ubundi yari asanzwe ari umuntu udashobotse, buriya ni umuvugabutumwa koko, ese Imana nawe ibasha kumukoresha ariko irabikora bigakunda. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana twabatumiye, yahoze yifite ubundi buzima yiberagamo kera, akavuga ati kuva Imana yarandokoye ikama agakiza kayo ku buntu, aho yankuye sinzigera mbura kuhavuga no kubwira abantu ko shima Imana ko hari uko nari imeze ariko hari uko ngenje kuri ubu ngubu. Ni umukozi w'Imana, ni umuhanzi uri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni umuvugabutumwa ku rwego mpuzamahanga. Reka rero kano kanya tumuhe ikaze maze atugeze ubutumwa yagennye bushingiye mu buhamya bwe. Njyewe turi kumwe abandi ndarisaba mu Paul Clement, aba nifuza ko twabana muri hirya no hino ku isi mukurikiranye iki gitangazamakuru. Reka duhe ikaze rero uyu mukozi w'Imana ku Mwagakiza TV atugeze ubuhamya duteguriye, arabanza atwibwire hanyuma akomereze n'ubuhamya atubwire naho Imana nikara umukozi. Murakoze cyane kumva karibu. Shimye Imana mbere ya byose munyakira hano kuko munsabye gutanga ubuhamya, mvuga aho navuye naho ngeze. Ndashimira Imana mbere ya byose kwica no yanyu kuri televiziyo yemeye kugira ngo ntambutse ubuhamya bwanjye. Imana mu ijuru y'icubahiro. Kubibwira amazina nitwa Sekazuba Jean Damascene, ndi evangeliste, umuvugabutumwa. Benshi mukunda kubona ibibwirizo byanjye kuri YouTube wanditse Sekazuba ukurikirana ubutumwa bwanjye. None uyu mwanya nagize amahirwe, nayita amahirwe yo gutumirwa muri televiziyo kugira ngo nongere mvuge gukomera kw'Imana. Murakoze cyane rero turakubona Sekazuba uje kutugezaho ubuhamya. Iyo umuntu ajya kutugezaho ubuhamya kenshi na kenshi abanza kutubwira mbere. Ubwo ni mbere yuko wakira agakiza byari bimeze bite? Ya mbere ntari nakira agakiza, nari umunyabyaha kandi n'ubuzima bwanjye bwari bubi. Nari umunyabyaha, hari igihe umuntu anakora ibyaha ariko kubona afite n'aho atahagaragara, ariko nje nakoraga ibyaha n'ubuzima bwanjye ari bubi. Reka dutangire mu bwana bwawe uko wakuze, hanyuma ugende etape kuri etape ariko ugerageza kubihina kugira ngo ubutumwa bwose buze kugaragara muri kino kiganiro cyacu. Mu bwana bwanjye nakuriye mu mudugudu wa Nyabiga, akagari ka Cyo, umurenge wa Rugarama, akarere ka Burera, ariko mvuka iwacu turi abantu baciye bugufiya cyane kuko twaryaga ari uko data agiye gukorera abandi. Ngira neza mu gukura kwanjye, ngira ngo no ku ishuri twari dutunzwe, buri wese saa twazaga mu rugo tukareka amashi, mama agashiraho amasaka bitaga amakoma, ayo data ava guhingira muri Kongano bita mu Gihuranda, niyo twaryaga. Ubwo tugasubira ku ishuri ndakura, noneho ngewe nkura mu ubwo buzima bw'ubwihebe bwo kumva ngo ubuzima turimo mu rugo ntari ubuzima. Noneho nkura numva nanjye ubuzima turimo nta bundi buzima bwiza nazongera kubona. Twarabakene, twaryaga ruko tutavuye guca inshuro, ariko tukagira nuko batugena buri wese areka gurushinga ngurutya rw'amasaka akaba ari rwamushiriraho. Nkura mu ubwo buryo. Noneho hari n'umucecuru, hari umucecuru namenye ubwenge nkura, ageze nyuma avuma mama, avumye mama aravuga, utamuvuga izina? Ntabwo namuvuga izina. Aravuma, arangije numva ngo Mukabuka Fred kuko mama niko yitwa. Hangida ngo pungo muzapfa murindagiye. Noneho nabona ibyo bintu bidukongereye, nabona uwo muvumo ukuntu ageze ute, nareba n'imibero nk'abandi babona muvumo waratubaye. Uramwiyoka yo kuva ko nakwidorosa. Ubwo mfata kayo kujya nywa urumogi, nkanywa kanyanga, aba ari byo nkuriramo, ndetse nama no kunwa nkumva nta muntu wantanga no kurwana. Ubwo ari nko ku myaka ingahe? Natangiye kwidoroga mfite imyaka 14. Niho natangiye kwidoroga, ntangira kunywa ibiyobyabwenge, ndazamuka ndakura n'ibiyobyabwenge kugeza naho byamviremo gufunga. Ngira ariko nafunzweho, narakuze, nanashatse n'umugore w'ibiyobyabwenge. Umugore tubyarana mu biyobyabwenge,
ngeraho bimviramo gufungwa njya muri gereza, ariko wanakwitegereza ukabona iwabo wa Sekazuba koko uretse kuvuga umuvumo ukabona nta kiza kiriyo. Nanjye nkura mwiyoka, mbese abana bacu twumva ko ubuzima bwacu bwarangiye. Nibwo nageze nyuma mu kunywa ibyo biyobyabwenge mba ndarwanya ya ntambara yanjye nakunda kurwana. Tugarutse inyuma gato, icyo gihe wanywaga ibiyobyabwenge watahaga mu rugo cyangwa wabaga mu ngangi nk'uko tujya twumva abana bo ku muhanda baba? Njye nabaye mu mujyi wa Musanze igihe kirekire nisuma ngira ngo 9 2 nabaga muri uyu mujyi nkora ibintu byo kwisuma, nafataga imizigo ku matagisi, nuko ntashe na nkuru umujyi nkarara mu kiraro. Ntago natahaga, nkurira mu mujyi wa Musanze ndi umuntu ubaho. Rero natashe mu rugo ari uko nagize ngira ngo natangiye kuba mu rugo 9 n'umunani. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? 9 n'umunani kuko navutse 8 na 2, kumva nafite imyaka ingahera. Navutse 8 na 2 16. Numva nafite 16 niho natangiye kujya ntaha mu rugo. Nkabinywa nta mu rugo natangiye kuba gasoretse mbese. Tangira nk'ubwo buzima ngira ngo 9 mbaho muri 9 mu 2000 nibwo nakoze ifunzo rya Local Defense. Local Defense muri 2000 ngeze nyuma, ariko nubwo nari Local Defense ariko numwe nkaje kakanu karankurikirana kaje nkwepa abagenzi banjye nkongera nkaje gusoma kakanu kandi Local Defense. Twibutsa abantu yuko Local Defense ari abantu bari bashinzwe umutekano, ndumva aribo basimbuye na daso hari. Nibo batsimbuye na daso. Ubwo wari ushinzwe umutekano kandi ukankura umujyi nkakwepa abandi nkajya kuri ubu. None bigeze nyuma ndananira nabagira naho bamvana mu Local Defense kubera kuko babonye ko ibiyobyabwenge ntabireka, bampagarika muri abandi batitwaraga neza. Ubwo noneho nje nari nzi ko amahirwe yanjye cyangwa wenda kongera kubaho neza ari uko kuba nambaye imyenda ya leta. Ubwo none wenda ubuzima buhindutse, none ubwo ubuzima buhindutse by'iyobyabwenge birankurikiranye, bageze naho nanze kubireka. Noneho urabizi uriya murimo abashakamo inyangamugayo, ubwo maje kuba ntabanyangamugayo bamvanamo insubiro. None ndongera ndabyitoroza, nbyidoroje niho narwanye rwana n'umugabo bita Kanyabitaro. Twanyoye twari turi ahantu twanyoye yasinze, nanjye nasinze mba mukomerekeje abararwaye. Ryabuye namuteye abararwaye. Wamuteye ibuye? Namuteye ibuye kuko yarandusha imbaraga. Nari mupfiki subu twakunda ababiza abasinzi ntabwo ari ikintu bagira bate bapfa. Kandi wanyoye ibiyobyabwenge burya nta bwenge bugize ufite ntiwaba uri cupfa, ushobora no kumuna kukureba nabi ukavanga ndebye nabi kubera ko ubwenge bwe butaburi buri hehe buri ku mwanya wa umutera ibuye. Iryo buye wari muteye hehe? We yankubise inkoni, urabona yari umugabo ntanganyirigana mu gutoragura ibenda rimutera riba rimufashe mu mutwe, arakomereka. None akomereka agasere gatoya agafatamo abigira burage, ageze nyuma arwaye bimuviramo ubwandu bwo kuzagira gute ko kuzapfa. Yapfuye hashize iminsi 10. Yararembye apfa bitewe n'ibuye wamuteye. Yafashwe hashize iminsi 19 ararwara, bamujanye ku kigo nderabuzima ca Kinoni, baramupima basanga ubwandu n'amaraso avire mu nda yaryabuye namuteye turimo turwana. Arapfa. Arangije gupfa. Bati rero umuntu wamuteye ibuye ninde? Bati runaka yarananiranye n'umuntu udashobotse. Baramfata mfungwa gutyo. Funzwe nkuko ambaje ngo ubuzima natangiriyemo ngera muri gereza. Ngeze muri gereza cyagiye ngira Local Defense harabona afataga bagafunga. Noneho ngeze ku munwa wa gereza ndavuga nti babandi nafashe bagafunga mbasanzemo nabo bitegura kuba bahita bangirira nabi. Noneho ngezemo kwa kundi nyakwa Paul umuntu atabaza n'Imana kandi atayizi kandi utafite n'umwanya, nje navuze ngo Mana dore ninje mwigereza nundamuka undengeye barunaka na barunaka barimo ntibanyice nzagukorera. Aba aricyo cyemezo ninjiranamo, ariko natangiye gukizwa mfungiye muri station ya Muhoza. Abantu nanywaga itabi babona itabi ndivugiwe, bati n'umuntu wanywaga itabi akagira ntataba ari kumwe. Ubwo ndakizwa ninjira muri gereza nkuru, bari bankatiye iminsi 30 y'agateganyo mba muri gereza. Ubwo ntangira gukizwa nihanira muri gereza. None umunsi umwe haza umugabo bitedo Gashagaza, ngira ngo ni komiseri mw'iki gihugu, aza kuvuga ubutumwa muri gereza. Ariko kuvuga ubutumwa muri gereza nibwo yakuye abantu bo gukizwa bo gusengerwa. Manika ukuboko mba ndagiye aransengera. Guhera ku kanya ndavuga nti Mana ndihannye ibyaha nakoze, sinagira nano muri gereza narananiranye hanje nkomeza kugira gute kunanirana. Mba muri gereza mbaho niho natangiye
kujya abantu bakajya bakumva ndi kuririmba, mbumva umuhogo guraje, nkajya bakunda kora muri gereza n'abantu bafite harimo amadini n'amatorero, nkafata mikoro nkaririmba abantu bakavabirika. None natangiye gukora impano y'ubuhanzi, tangiramo kwigirira ishuri rya Bibiliya muri gereza, ndakizwa. Ibyo bivuga ngo ikintu uzaba cyo cyose kugendana nacyo. Muri make agakiza ufite wagakuye muri gereza? Ni muri gereza nakirijwe. Wagiye muri gereza uzize ko warateye umuntu ibuye yitaba Imana, arapfa. Ngeze muri gereza ndakizwa. Nkizwa ari ubutumwa bwa Deo Gashagaza waruje kubwiriza kuri gereza ya Musanze. Maje gukizwa nakira Yesu muri gereza. Maje kumwakira nimwo nakirijwe, nkoramo ngira ngo nkimara gukizwa nyuma y'amezi 4 bahise bantura bangira perezida wa korali muri gereza. Nyuma y'amezi 3 bangira perezida mpuzamakorali muri gereza. Ngira ngo nyuma y'umwaka n'amezi 3 bangize umujyanama mukuru w'itorero ndabyibuka muri gereza. Nyuma y'umwaka n'amezi 7 niho Imana yatangiye kumpera impano zo gusengera abantu. Ndibuka rimwe bafunze umugore bitabeyata, byavuzwe ku maradiyo. Umwe wibaga abana abajyana mu gihugu ca Uganda, bamufashe baramufungaga kubwo yakoreshwaga n'amadayimoni. Bamufata wabeyata uko bamushize muri kashu, byarabaye ku mugaragaro, gaca mu gitondo bagasanga beyata ntari hehe, ntari muri kashu. Ndibuka rimwe deregiteri wa gereza araza aravuga ngo babanyamasengesho numva muri gereza, ko nafite groupe y'abanyamasengesho baga muri gereza, muze musengere uyu muntu twumva ko musenga Imana, uyu muntu uguturuka twongeye kumufatira kuri cyaha afatorotse n'ubundi, muze mu musenge kugira ngo izina rya Sekazo rimenyekane muri gereza, muze mu musengere. Ubwo urabona mu bintu by'Imana hari igihe uhamagara abantu bakumva ikibazo kirakomeye, hakaba abanyantege nkeya bagakwepa. Urabona nubwo turi ndi kumwe nawe, uwadupima mu gakiza asanga ushobora kubunduta kabandi umwana kuri wewe, akaba nje natinya urugamba. None mbonye bose batinye, ijwi ry'Imana rinkuramo rirambwira ngandika impapuro, wandikire deregiteri wa gereza umubwire we ko yemeye kujya gusengera wa mugore mu gipangu c'abagore. Ndandika, fata n'abandi bagabo nka 4 barankurikira, turagenda dusengera Beyata dusaba iminsi 7 ko mu gipangu cyo kujya tumusanga mu gipangu c'abagore, turasengera Beyata Imana yo kabyara ku munsi wa 7 irigaragaza. Beyata yarafite inda, ni ibintu byabaye ku mugaragaro, ngira ngo abanyamakuru baraje na barise Musanze baza muri gereza. Yarafite inda ayimaranye imyaka 3, yakoreshwaga n'abadayimoni. Iyo nda kugira ngo aje gutoroka, abadayimoni baramukoreshaga ibise bikaza, byamara kuza bamugeza no kuri hopitali, wareba ku ruhande kwa kundi baziri kumufunga ku gitanda n'ipingu, wareba ku ruhande y'amadayimoni akamufungura amapingu, Beyata bakamubura. Iyandi uwo munsi Beyata amadayimoni akimuvaho, bwakeye mu gitondo ibise biraza. Bimaje kuza Beyata bamuzana no kuri hopitali ya Ruhengeri. Beyata arabyara, niho yabyaye umwana w'umukobwa. Niho bavuze ngo babantu bamusengeye n'izina rya Sekazuba ryagiye rimenyekana muri gereza. Abanyamakuru barimo ba Wimana Manuel no bamenye no kuva muri gereza, baravati nuva muri gereza urangije ibihano byawe uzaze kuri radiyo. Nuko byabaye ntangira gukizwa, Imana itangira kumpera impano zo gusengera muri gereza byo kumuvuga butumwa. Noneho haza n'undi mupastori w'Ikigali wa muri Amerika bita Karekezi, ashingamo ishuri rya teologiya muri gereza. Aduhara tubwira ati rero abantu umuntu uzigira ishuri diploma zahabwa n'international izamwemera kubwiriza ku isi hose. Noneho muri gereza wiga icyo ushaka, ari kwiga ububaji, ari kwiga ubufundi, aho ugasanga n'abandi bari kwiga amakarate. Ndavuga nti amakarate narayize ndayarwana, ageze nyuma garanfunze. Nararwanye inyungu ndayibonye, ndavana nakurikiye Imana nja muri Bibiliya. Hari igihe bambwira ngo nsome Bibiliya gahoro, ngo nyihatagamo cyane, ngo ari igihe ubwonko bwanje kubera butareba kure bwazatuma nsarira muri gereza, kuko nahoraga muri Bibiliya ndi gusoma Bibiliya. Nakundaga igitabo cya Bibiliya n'ubundi agikunda. Noneho niga rya shuri ndarirangiza amezi 6. Baduhatara za diplome zacu, ndayifite diplome nyemerera kuba nabwiriza ku isi hose. Tuzihabwa n'uwo mugabo n'abanyamerika bari bahaje, yazanye n'umunyamerika kazi umupastori bita Aline, baduhereza izo diplome. Mba muri gereza mbaho. Noneho icyo gihe gato bari baragukata igihe kingana gute? Bari barankatiye 30 agateganyo, ariko nene narasubiye mu rukiko bankatira imyaka 10. Imyaka 10 harako nirutseho, wavuze ngo ndase ndi kugenda nirukanka. Bakimara kunkatira imyaka 10 nari mfite umugore. Uziko nakubwiye ko nubwo nafunzwe nari mfite umugore, nakoraga nibyo byahanjye mfite umugore, tubyaranye 3. Wa mugore rero nkimara gukatirwa imyaka 10 aravuga ati umugabo wanje ndamuzi, tuzi ubuzima twabayemo, nta nubwo uri nagira muri gereza zakora ibyaha yipfira. Umugore wanje atashaka undi mugabo, afata abana banje arabata. Umwana muto afite umwaka n'amezi 2.
ngira ngo amaje kuba atayishakira undi mugabo. Izo nkuru kwa kugira ngo shitani nci intege kubera yarumfishe ko namuretse gashaka undi boss bita Yesu. Shitani we akoresha ibyo bitero, none ababandi bangemuraga bose ntihagira ungemurira. Imana yo kabyara niho yamanutse impizo mpano, nasengera abantu muri gereza nka Karema twaba turi kumwe namusengera yataha akazavuga ati nyamara muri gereza hari umupastor usengera abantu bita Sekazuba kuko bari baranyise pastor, akongera akagaruka nkabonezanya akajerekani kamata. Noneho shitani abonye ibyo by'umugore wanje ushatse n'umugabo utaye n'abana n'ubuzima bw'iwacu, data yarapfuye, umuryango wanje warashize, ni mama uhari kana mama ni impumyi. Shitani akavuga ati rero ngiye guhagarika inshuti ze ntizimusure n'umugore yari afite yigendere, tureka atazongera kugaruka. Komera mwako gakiza nibwo nize iryo shuri ndarirangiza, ndangije kurirangiza. Noneho Karema ikintu Imana yakoze mukoze w'Imana, ndibuka rimwe nari ndimo mbwiriza imfungwa muri gereza, ndangije kubwiriza imfungwa imwe ibirahindukiye, hari abantu bapinga ubutumwa babaho, ndangije kubwiriza aravuga ariko kasengeraga abandi ngo nabo azisengera atahe, ngo niho tuzamenya iyo Mana ye azisengera atave mwiyigereza. Imana yo mwijuru ikunda abantu bayo. Akimara kunshuri iryo juru nagize yerekwa rikomeye, Imana irambwira ngo mu gitondo ubwira imfungwa ibihumbi hafi 4 ubabwire nenda abwiriza ari ku cyumweru kuko yanshura ari ku wa gatandatu twari dufite itirana by'iminsi 2, ubabwire ko nta myaka 10 uzamara muri gereza. Imana ingarukaho inyereka iryo yerekwa, ndangije mfashe mikoro ndimo mbwiriza. Barakundaga kuko nakunda kukuja kubwiriza nkamanza nabyina, naje kubyina nababandi nababasaza ba muri gereza batishoboye, bamwe babicaye hamwe bakavuga ngo mudushire kuri buri ngari tuje kuri wa mugabo agiye kubwiriza, bakaza kandi akunda kubyina. None bigeze nyuma nibwo navugiye bwa butumwa Imana yampaye, ndavuga nti nimugoro umuntu yambwiye ngo nsengera abantu nanje nzisengera, ariko Imana yambwiye yuko Imana nkorera yambwiye yuko nta myaka 10 nzamara muri gereza kandi ngiye gutaha. Noneho nanje ryajwi ry'Imana ndiha imbaraga, dore cica abantu yuko Imana ibavugisha ntibaho ubuhanuzi imbaraga. Ako kanya nabivuze ko buraca mu gitondo nkurataha, ndavuga nti byanga bikunda ndagiye, Imana yanje igiye kunsora nta myaka 10 nzataha. Nari nzata muri 2022 mu kwezi kwa 7 tariki 17. Uwo akambye kubikirimo inaba nkirimo nabo kiba nkirimo, ndamvuga ubwo buhanuzi. Nagiye kumara amezi 2 ngiye kumva numva, kandi urabona ko ibyaha byari bigeretseho. None mu rukiko ntabwo nitwaye neza, bakigira bari banditse ngo Sekazuba Jean Damascene ntiyemere kujurira, niko kuri dose yari yanditse. Ngiye kumva Imana irongera ikoresha ubutabera bw'igihugu. Imana ivuga ibintu ifite n'inzira yayo, iragenda ikoresha ubutabera. Ngiye kubona mbona sinyasiyo ntazivuye, nari ndimo ndi guhimbaza ndi kubyina muri gereza ndi gukinga amaboko, hari nimugoroba ndi gukinga amaboko ndi kubyina, bati mufunge ibyuma twumve. Tuba dufunze inyuma itangaza ngo Sekazuba Jean Damascene mwene rujyacana direne nyina mukabuka Foibi utuye mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama naza sinye sinyasiyo yo kujya kujurira yo ku Sekazuba nari narajure, bati ntabwo bishoboka, ntabwo tukwemerera. Bigenze bite na hejuru ryabigezemo, ngiye gusinya bati dugiye kubona mu rukiko bitaho tokuru. Mbangiyeyo mu mugeni itegura kuja kubona nafata ibihenda senga by'iminsi 3, niho bari nagiye no kundega baravuga ngo wa mukozi w'Imana ngari kwiyahoranya kwa delegiteri, ibyo kurya turya ntibihagije. None we yafashe ibyo by'iminsi 3 ari kuzungerera kuko muri gereza babashinzwe ikiremwa muntu bakwitaho ubuzima bwawe, bati yiyahuye yiyicishije inzara. Delegiteri nyamara ndi gusenganya kuba nagiye kuburana, ngiye kuburana nsubiye mu rukiko, ndaburana ndangije kubona numva baravuze ngo uzasomerwa kuri 24 z'ukwezi kwa 2014. Noneho bigeze nyuma nibwo nagiye gusomerwa numva baravuze ngo Sekazuba Jean Damascene mwene rugiracana Diriane uregwa gukubita no gukomeretsa ari yakini Kanyabitaro agapfa. Uyu Sekazuba Jean Damascene tukimara kumva imyisobanuro no gusaba ubutabera imbabazi ndetse no gukomeza gusaba abanyarwanda imbabazi, twebwe urukiko numva ngiye mu mwuka ngo twebwe urukiko Imana arakano buri gihe ufite kanosi. Hari igihe iyo batangiye ngo twebwe urukiko ugakuta kuri kanosi yo kiju uhita wuzura umwuka, natangiye kuzura umwuka mwiroza. Twebwe urukiko tumajije kumenya imyifatire ya Sekazuba muri gereza, nubwo yageze muri gereza agahindukira kongera akabwiriza izindi mfungwa. Twebwe itegeko iri urukiko tejerwa mukati imyaka 10, ariko twewe tumukureho imyaka 7 nafata imyaka 3, kandi bampaye imyaka 3 maze imyaka 2 n'amezi 6. ubu sigaje wene nsigaje 6 kuko umwakuzi karo amezi 12. Mbankinza amaboko mu rukiko manabyinye nambaye iroza. Umucunga agira ati ntaho byina mu rukiko, abaramfasha mu kumfata. Perezida w'urukiko ati woya mureka byinira Imana afite igitumya byina. Abantu mu rukiko bari buzo arakangari babona ndi gukinga ni Mana we ni Mana aho wankuye, Mana aho wankuye, Mana wavuganye nanje bandabyinye, Mana yo kabyara
niho nasohotse mva muri gereza. Icyo gihe narangije igihano canje tariki 4 z'ukwezi kwa 7 2015 niho narangije imyaka 3. Bati ntabwo turacura abantu, uyu munsi ni umunsi mukuru w'abakozi bagiye ku munsi wo kwibohora, ntabacungagereza bahari na delegiteri aje kuganiza imfungwa akarangiza akagenda. Delegiteri aratuganiza tuje hanze, none barava ngo wari uzataha kwa 6 azataha kwa 2 kubera ibihe. Ndarangije sinzi uko Imana yankoreyemo, bananyonyombye kuko ntawemera kugera kuri delegiteri, banciye mu zindi mfungwa banamugezeho. Burya ari abantu batinya umuntu, nawe umuntu harimo igisubizo nyakuba delegiteri. Niko narangije ibihano byanje, mwamba barankibohorana n'abanyarwanda ko bibohoye uyu munsi. Delegiteri arambwira ati haryo barangije ibihano, ati pastor ati nukuntu ejo bundi wakoze igitane muri gereza ukihanisha imfungwa 298 bakiyana bakavuga ngo baretse ibyaha. Ngiye kugucura ahita hamagara umunyamategeko wo kuri gereza, hamagara bagerefiye b'urukiko ba gereza, bati muze ducure pasiteri. Baranyandikira uwo munsi datagitangaza cyo kuri gereza, bati doratashe no ku munsi wo kwibohora. Ndatanuka Imana nkore bitangaza. Ngira hanze abi wacu batiha ati ntago yakijijwe. Vuza ubutumwa kumise bati ntago yakijijwe. Bati gaca banyitaga na gaca, bati gaca tuzi. Bati ntago yakijijwe. Bati n'ubuteka mutwe. N'uguteka umutwe. Ukwezi kwa mbere bati tumuhaye amezi 3. Amezi 3 atarashira ati tumuhaye amezi 6. Amezi 3 arashize ubuhanuzi buri kugura none gusengera abantu bitangaza birakora. Bumwe ndikubwiriza mu giterano umuhanuzi w'umukobwa bagiye mu ukatumva mukozi w'Imana. Ati mbonye wuri indege batati dore umukobwa aravangirwa. Na mwene Diriyane yakurira indege. Nimuyihe nzira azanyura hagiye hehe. Bati wa mukobwa wahanura ibyo ubona uyu. Ati cyambere cyo ntiyize. Ati kandi yatubwiye ko afite amashuri 2 n'igice bya primaire. Tayandi mashuri afite. Azura indege bivuye mu yihe nzira. Ni Imana yakoze igitangaza, ubuhanuzi bapinze Paul rero Kerema. Ubuhanuzi abantu bapinze Imana yavuze. Imana irakwihutishaga. Amezi 2 yarashize mbambonye leta intumira kuja muri Tanzania kubwiriza ubutumwa. Bati bwana Sekazuba Jean Damascene Evangeliste turagutume mu gitane kizabera Mwanza. Cyambuza amatoro kizaba kirimo abantu bave muri Israel. Ndagenda ndavandi hari none ndagenda mu ndege. Mbona nta ndege ngiyemo ntega Trinity. Ngeze bibaye onsubeyeyo 2. Ntiyandegiriye wa mukobwa yahanuye. Noneho yamana ivuga indege kazayisohoza. Ubwo nari ndi gusengera abantu mu mujyi wa Mwanza, hari umumama bari bazanye ufite kanseri. Ndamusengera Imana irankoresha barakiza. Amaje gukira noneho sinzi undi base batera amahembe ari gucuruza Dar es Salaam mu mujyi yarafite iduka rikomeye. None barangije kwa kundi kugira ngo yandege Imana isoze gahunda y'indege, bati mwakuri wa munyarwanda uri gusengera abantu mu giterane hano Mwanza. Babaranyakuye bati rero umuntu amahembe bayamukubise ntago ari guhumeka. Imodoka kandi kuva Mwanza kugera Dar es Salaam imara mu nzira iminsi 2 itwasanga yapfuye mu mutegera indege. Imidege Imana yavuze. Yandege Imana yavuze. Irerera turi kugenda no kugaruka. Baragenda bwo tugera kwa aho bakatira amatike y'indege mbona barankatishirije. Indege ndayikandagira mora. Batizana passport yawe barabanditse nomero zanje. Bandika ngo bambitike imwe yo kugenda no kugaruka turi ngo niyo kugenda gusa. Tike imwe yo kugenda no kugaruka. Ngezeyo mbona ngeze ku kibuga ca Mwanza c'indege mbona baratwicaje ndikantegereze ndebe indege. Buri bidege biraje mbona za kwasteri zimere gufata abagenzi zibavanaho baruhuke zibajana ku munwa w'indege mbona ziraje bati ubwo kandi uko ndi kugenda abantu bafashe ibitabo nakangari abapastori barankurikiye aba Tanzania n'abasemuzi nakangari wagira ngo ndi dogiteri bishaka kuvuga ngo rero nta kwiheba Imana yakuvana kurika kugeza kuri. Ndagemba ninjiye mu ndege ntirekande kuko ndiraguruka indege birahagurutse ngera Dar es Salaam. Babangura hoteli hafi ya Dar es Salaam nje gusengera uwo muntu Imana uko byarikora ibitangaza umuntu abarahagurutse bati rero kubera iti indege irongera haguruka saa 11 mu mugure hoteli hafi y'ikibuga cy'indege ca Raporo. Ndongera ndarongaho n'abasemuzi banje. Ndarangije mu gitondo ufata indege maze ngeze ku kibuga ca Mwanza ndi kuva mu ndege ndifotoje amafoto Kerema. Nohereza mu Rwanda babantu bose bapinze. Barebe ko indege nayuriye nanje narebe indege nagiyemo. Imana irakora. Nariye n'ibiryo ntishe barabiza imbaza umusemuzi nkarishura ngo bati oya imuntu akatishe tike ati mu ndege baramugaburiraga ntiye Imana habwe cuma bamvanye mu ndege no ndiye n'ibiryo ntishuye njanye mu ndege ndavuga nti mwene Adrian ndayizamuye ndayigiye Imana ni gitangaza. Ubuzima bwanjye nubwo mazimi ubu ndangije kuzenguruka East Africa nta mujyi mukomeye wo muri East Africa ntavuga mu butumwa. Navuze ubutumwa i Bujumbura, mvuga ubutumwa Nairobi, ngira ngo Kenya maje kuvuga ubutumwa Nakuru, mvuga ubutumwa hano bita Kisumu, Nairobi ngira ngo nabaye uwabo n'ubu corona yabaye mfite ikindi gitirane ca mpuzamatora bari bantumiyemo kimara iminsi 3. Ngira ngo mu Rwanda nta ntara nari nakandagiramo
ubwo ndi kugira ngo nkubwire aho navuye naho ngeze wa wundi watunzwe n'amasaka ubu nubwo ahigejeje ikora urabona ko mbese nyitegereza bana nkubwiye ubwo buzima urabona n'agapira nambaye ni keza sinarinzi gufura ico gihe nambaraga bote ngashiragamo amasogisi yari mashwaga y'urutoki ubu ndi kwambara amasogisi dore ngayo urukuyareba ubwo si Yesu bavuga rero hari abantu bavuga ngo Imana ngo ngiye kuri Imana ni umuruho mbese bagafata ibitangaza bikomeye bagafata ibintu byose bakabishira shitani Imana yacu nikora ibitangaza bya mbere ubu rero ndumva ubuhamya bwawe ari ubwo ngubwo n'ubwo hari byinshi utavuze bitewe hari byinshi narenze n'igihe dufite ariko se Kazuba ubu none muri no minsi vision yawe ni yihe urateganya kugana hehe imbere hano urateganya iki Okay urakoze ngira ngo ejo bundi navuga ko nagiye mu mahanga abantu bakanegura bakavuga bati mbese ubundi kavangiye Imana yirakora Imana yikora kasengeraga abantu tukumva gasengera n'abantu koko bakaba tukabibona iyo Mana yamuhejeje mu nzu y'ubukoda akaba yimazemo imyaka enye yazamurenge tukamenya ko ari Imana nibyo bishaka kugira ngo ukerema mw'iyi si yacu twe twahamagawe n'Imana nta kintu wakora ngo kinezeza abantu icyo ushaka no kugira ngo ukwamanye n'Imana maze iminsi mfite ijambo rivango umva ica Imana ikuvuga kumva ica abantu bagira bate bakuvugaho urashaka kutubwira se ko ubu wabonye inzu yawe Imana yaguhaye urabona ndimo mbwiriza kuri radio yanyu ngira ngo ubyibuke itariki gihe mperuke kubwiriza kuri NG radio n'ubundi hamwe ukora ndibuka rimwe nabwirije ubutumwa ndamwe n'umunyamakuru bita Faraviye nsengera abantu n'ubuhanuzi buramanuka ngira naho nihanura ababyibuka barabyibuka abumvishe nziko radio NG ikundwa n'abantu benshi ngira naho nanje ubuhanuzi bw'ubumanuko ndihanurira ndavuga ngo muri 2020 nzaba mfite inzu yanjye niko Faraviye agera harambaza ngo mukozi Imana urabibonye 2020 ndumva impasa Imana impasa kuba nzaba mfite inzu yanjye ejo mundi Imana akoze gitangaza ubu mfite inzu yawe yanjye ku giti rancure ngo iyo Mana none ejo mundi babonye nayiguze bataha atubwo abana atari Imana ati wabana ari amafaranga avuye kuyafata ikuzima kuko bazinga Imana yacu ntiduhaga amafaranga rero nashaka kuvuga ngo Imana himaje kumvana ndibuka rimwe mumbabare mvuga akantu kamwe mukambabarire akantu kamwe Imana yageze kunsanga iwacu aho mvuka wenda harakantu tamaje kuvuga ngo mbese waguze inzu wari mu nzu y'ubukode utari wakiza nta nzu wari ufite ndashaka kugaruka nari mfite akazu k'amabati atandatu yari yarakebereye nijoro ngikizwa mwazira mise ndi kuvuga ubutumwa Imana iransanga mu cyuko by'ijoro ngo mukozi wanje uri kuvuga ubutumwa abantu bakihana ariko bagera kuri kakazu kuzuye umukaranga k'amabati kamwe kashaje bakaba ngo murebe yanze wa mukozi w'Imana ngo yayindi yakerebereye ngo wawundavungunira Imana irambira ngo genda uyihirike ngiye kuyihirika umuryango wacu urahagara soze ngo dore umugabo ngarasara none ngiye umuntu abaye umurokore ngaba yataye umutwe twari tuzingaranirwa ikote ze kuryama mwiyi nzu none arayisenya mbwira umuhungu wa data wacu ntisenya sha ntago bari bazi ko nijoro boss wanje amwe ngo nyihirike ko arinda ari kugira gute ari gutunganya hari ibyo abantu batubonamo hari icishuro batubonamo ariko ntago bazi ejo hacu hazaza ababonye sekazo bakinkura umogi ababonye sekazo basabiriza ntago bakeka ngaya masaha mwantumira hangaha aya masaha ndi kubona isabune wenda ntaho nari nagera hageze ariko ahigeje mbangize nte shimiye kuko niba ntari nzi kwambara amasogisi nambaraga amashwagari kaba ndi kuyambara nagiye gutaga ndi kunuka none ejo bundi nanyuze iwacu aho mvuka bavuga ngo dore ngo ukuntu ari kunuka ejo bundi ho nahanyuze rero kerema panyuze mbona bose barandebye bagize bamurya ngo dore ngo buriya si ubwiza gusa ngo no kwitukuza ari tukuje ariko bibagirwa ko buri wese asa na boss agira ate akorera baravuga ngo yari tukuje mwene dirane ngo buriya si ubwiza ahubwo asa na boss agira ate akorera bivuga ngo rero ntuza mu Befeso nanditswe ngo igice ni igice cya 4 handitswe ngo kuko Imana ngo kuko turabo yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu kuko turabo yaremye iyo wamaje kumenya Yesu akuremera imirimo myiza mu murenge wacu no mu karere nari nkunda mugayo ubundi inyanga mugayo ejo bundi no mubakire gitifu musha w'umurenge naje mu bantu 500 batoranyije binyanga mugayo mu murenge bamwe bamvugirizaga ibidoro ninje wamwakire ndetse mu bantu 7 bavuga bakijana bicanye na gitifu nabonetse ndi wa gatatu namukurikiye ndi wa gatatu kuja kuyarurira ku meza babandi 400 bansuzuguraga bicara nkiriya babahereza ku maparasitike bivuga ngo ejo ushobora kuba umeze uca Imana igahindura ubuzima bwawe Imana yacu ishimwe ayitejeje kuri ndayishimiye kandi mwakoze kuntumira Imana ibaha umugisha ubuhamya murakoze inshuti bakunzi ba Intumwa TV Intumwa y'Agakiza TV online reka tubabwire yuko ubuhamya twari twabateguriye n'umukozi w'Imana Sekazuba Jean Damascene tubusoreje ahangaha ni umukozi w'Imana ni umuvuga butumwa ni n'umuhanzi afite n'indirimbo nyinshi zitandukanye kandi arakataje gukomeza gukorera Imana tukatugira tuti Imana ikomeze imwagure kandi Imana ikomeze mugiye neza ibane nawe 5 kuri 5 ubuzima bwa Imana buherekeze iteka ryose hanyuma inshuti bakunzi ba
inshuti bakunzi ba Intumwa y'Agakiza TV online, reka tubabwire icyo mukwiye gukora kugira ngo ubu buhamya nk'ubu ngubu ijambo ry'Imana dushyizeho cyangwa se ibindi biganiro by'imyidagaduro nyobokamana dushyira muzajye mubibona. Nyaboneka ni mukore subscribe mukande notification bar, hanyuma hasigaye ibiganiro byacu byose muzajye mubibona. Njye mwari kumwe uyoboye iki kiganiro, nitwa Ndabisaba Mungu Paul Clement. Ubutaha nabwo turabategura ibintu byinshi byiza, ntimukazajye muba kure y'iki gitangazamakuru cyacu. Mukozi Imana umugisha. Murakoze natwe kuba mwaduhaye karibu. Imana ibahe umugisha. Bye.